Reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana y'icamunsi cyiza n'umunsi mwiza, aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali namwe twabibagirwa, tubifurije amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe mu buzima. Bari hakurya y'amazi, ndavuga bari muri Canada, Ubwongereza no mu bindi bihugu byose bigiye bitandukanye, Burayi, Amerika n'ahandi, namwe turabasuhuje. Basebo na Banyabu, Abarundi, Abanyamurenge muri hariya muri Congo, mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, namwe mwumve amahoro y'Imana abane namwe. Ni inkuru y'uyu munsi, ni inkuru itari nziza, ni inkuru ya tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2025, akaba ari inkuru ariko twabanje kubagezaho ubushize tubabwira yuko hari urupfu rutunguranye muri international ikomeje kuvugwamo ibintu byinshi cyane. Dore international twavuga ngo ntago ari umwaka wayo, ni umwaka w'ibibazo kuri yo, dore ko impanuka cyangwa se impfu za hato na hato ziri kugenda zihagaragara muri iyi agence ya international. Umusore cyangwa se umugenzi wavaga Kigali yapfiriye mu modoka ya international. Bimenyekana bageze i Musanze, abantu bari kumwe nawe ntibigeze bamenya ko yapfuye, cyangwa se bisi yose uko ibirimo abagenzi barenga 50, nta n'umwe wamenye yuko uyu musore yapfiriye muri iyi modoka kuva i Kigali kugera mu mujyi wa Musanze. Nta muntu n'umwe uramenya yuko uyu musore yabashije kuba yashyiramo umwuka. Muti byagenze bite kugira ngo uyu musore ashyiremo umwuka bimenyekane bageze mu mujyi hagati wa Musanze, kandi yagomba gukomeza akerekeza i Rubavu? Ni urupfu twavuga ruteye amayobera, ni urupfu ruteye amajisho, ariko kandi kanda subscribe, ukoreshe ya like na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu mu gihe filime zizaba zagarutse muzakomeze kuryoherwa nabyo. Reka nkuvire cyangwa se ninjire muri iyi nkuru. Ndikubwimana Janvier ni umusore, Ndikubwimana Janvier yapfiriye mu modoka itwara abagenzi ya international. Yari ivuye mu mujyi wa Kigali yerekeza i Rubavu kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Werurwe 2025. Bimenyekana ubwo yari ageze muri gare ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Byaje kumenyekana ageze mu majyaruguru y'u Rwanda mu mujyi rwagati wa Musanze. Ku bantu bazi muri gare ya Musanze, ubwo niho byamenyekaniye ko uyu musore yamaze gutabaruka, cyangwa se uyu musore yashizemo umwuka. Inkumbi yamenyekanye ahagana mu masaha 7 cyangwa se saa 7 zo ku manywa, ubwo bamwe mu bagenzi bagombaga gusigara i Musanze, dore ko bisi ziva i Kigali zisiga abagenzi i Musanze, ubundi zigakomeza i Rubavu. Barimo bava mu modoka batungwa no kubona umwe mu bari bayirimo agaragaza ibimenyetso by'umuntu wapfuye. Bamwegereye ngo bashishoze neza, basanga yashizemo umwuka kare. Bivuze ngo yapfuye bataragera no muri gare, yari yashizemo umwuka kare bakiri mu nzira. Ushobora kuba wenda yapfuye bagihaguruka, wenda ashobora kuba yapfuye bageze Nyangarama cyangwa se bageze hehe. Icyamenyekanye nuko bamye yuko yashizemo umwuka bageze hano mu mujyi rwagati wa Musanze muri gare. Abagenzi bagomba gusigara i Musanze bamaze kuvamo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, CIP Jean Bosco Mwiseneza, aya makuru yayashumangiye anarayemeza, yemeza iby'uru rupfu rw'uyu muntu. Ati mu makuru twamye tuyabwiwe na se w'umusore, nuko uwo musore yari amaze ukwezi arwariye mu bitaro bya CHK bya Kaminuza Nkuru ya Kigali. Bari baramubaze kubera uburwayi bwo mu nda yari amaranye iminsi myinshi. No kuvuga ngo uyu musore ntawamenya niba yishwe no kuba yari yarabazwe, yarangiza akaza gushyiramo umwuka, wenda ubwo abaganga bari bamaze kumusezerera bamwemereye gutaha hano iwabo i Rubavu, wenda yagera mu nzu uburwayi bukamugaruka akaza guhita ashyiramo umwuka. Urupfu rwe rwateye amayobera, kuko nubwo yari asanzwe arwaye ariko yari asezerewe mu bitaro ameze nk'umuntu wakize, ameze nk'umuntu muzima, kuko abaganga ntibasezerera umuntu wari ukiri indembe. Ariko kandi nanone hakibazwa
umuntu wari warabazwe arwariye mu bitaro bya kaminuza ya CHK, ukuntu ava mu bitaro ari wenyine yari amaze igihe kinini abazwe, ukuntu niba koko nta muntu wari umurwaje, wenda papa we niwe wavuga byinshi ariko ntabwo ari igihe cya nyacyo cyo kuvuga kuri papa we ngo abe yaganira n'itangazamakuru. Wenda uko buzagenda tubimenya, hari igihe tuzegera umunsi wo gushyingura tukaba twasimbukirayo tukaba twamenya amakuru menshi kuri uyu musore Janvier wabashije kuba yitaba Imana tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Nahera ha bose, nahera ha twese, niyo nzira nirwo rugendo. Nta muntu utazahanyura, hari ahantu twese tuzaganayo. Niyo nzira y'ukuri no kuzuka, kandi ngo ntawe ujya kwa data atari njyewe umujyanye. Amanza kutunyuza hariya mu gikombe cy'urupfu, twamara kunyura mu gikombe cy'urupfu tukabona kuzamurwa ahera. Abakwiriye kujya ikuzimu bakajyayo, abakwiriye kujya mu ijuru bakajyayo, ariko uwo twashinguye tumugeretseho igitaka turavuga ngo aheza ni mu ijuru. Ku bakristo bizera Imana twemera yuko adapfuye, ahubwo roho ye iruhukiye mu mahoro. Umuvugizi w'u Rwanda CIP Mwiseneza yakomeje agira ati, ubwo rero mu kumusezerera ngo ajye kurwarira mu rugo iwabo i Rubavu mu murenge wa Nyamyumba aho basanzwe batuye, batize iyo bisi ya international, bikaba bishoboka ko yapfiriyemo ubwo bari mu nzira. Iperereza ku cyatera urupfu byahise ritangira. Urumva ko polisi y'u Rwanda ibifatanyije na RIB ndetse batangiye iperereza kugira ngo baze kumenya neza icyaba cyishe uyu musore wari ukiri mutoya cyane. Akaba yaguye muri bisi ya international yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu hariya mu murenge wa Nyamyumba. Uyu musore akaba yashizemo umwuka ahagana mu masaha 7 nkuko nabashije kuba nabibabwira yuko yapfuye ahagana mu masaha 7, apfira ahantu hatazwi. Icyangombwa no yaguye muri bisi, ariko ntabwo bazi ngo yapfuye mu by'ukuri ahagana sangaye, koko basanze muri bisi umurambo we yamaze gushiramo umwuka. Umurambo w'uyu musore wakuwe muri iyi modoka ujyanwa mu bitaro bikuru bya Ruhengeri kugira ngo hakorwe isuzuma hamenyekanye impamvu nyayo yaba yateye uru rupfu. Bamwe mu babibonye bise amayobera kuko bitumvikana neza ukuntu umuntu wari wicaranye n'abantu yapfuye ntihagire n'umwe ubimenya. Ibi birashoboka, umuntu ashobora guhondobera kugira ngo yasinziriye kandi wenda yashizemo umwuka. Hari abantu mu modoka baba bari busy cyane cyangwa se batiteye ku bandi, ukaba uri kuri chat cyane ko utazi n'ikibazo afite. Abantu benshi basigaye bagenda mu modoka bahugiye ku matelefone cyangwa se kubera umunaniro utandukanye, buri wese akaba yasinzira mu buryo butandukanye, ntumenye ikimuteye gusinzira kandi mu by'ukuri yashizemo umwuka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo wicaranye n'umuntu ukamanza kumubaza mu muco w'Abanyarwanda uti waramutse, wiriwe, umerewe ute, amakuru yawe, nubwo benshi babyita nk'ubushuturanyi cyangwa se talkative, ariko iyo umusuhuje burya hari nuko mugenda muterana amagambo muganira bikabafasha urugendo mukanagerayo vuba, bikabarinda kwa mwasinza. Dore ko usinziriye mu modoka buryo umunaniro nta gushyira, ahubwo umunaniro uriyongera. Nge niko naje kubibona. Ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki ya 11 Gashyantare 2024, n'ubundi bisi ya international yavaga i Kigali. Ni inkuru y'incamugongo yakoze ku bantu benshi, ni inkuru yateye agahinda n'umubabaro, ni inkuru yamenye amaraso y'abantu benshi, dore ko yashenguye abantu benshi mu mitima. Nubwo international n'ubundi yavaga i Kigali yerekeza Rubavu, yakoze impanuka ikomeye. Yari igeze hafi yo ku Kirenge mu karere ka Rulindo. Icyo gihe abasaga 20 bahasize ubuzima, abandi barakomerekera, dore ko bamwe mu bajyanwe mu bitaro ubu ngubu batangiye kuba bataha ari bazima, bari kugenda boroherwa. Ariko ibikomere by'iyi bisi nayo ntago byo twavuga ngo byigeze birangira na gatoya. Baracyababaye, baracyafite intimba mu mitima, kubera abantu bakomeje kugenda bibaza kuri iyi bisi ya international. Ese ibi bizibu cyangwa se ibibazo biri gukomeza kugenda bivugwamo, dore ko aya mabisi yabo manini aje vuba atamaze imyaka 2 muri iyi mihanda y'u Rwanda cyangwa se mu mihanda y'imisozi igihumbi. Ariko impanuka nta mukuru w'ukuzimu nta n'urukumira rwaje. Iyo rwaje nyine uragenda uratabaruka, urapfa
ukagenda abasigaye tukarira, ariko wowe wagiye ntabwo uba uzi ibyabaye, nta nubwo uba uzi ko turi kurira, nta n'icyo uba uzi. Icyangombwa ni uko urugendo rwawe rutagatifu ruba rwarangiye ugiye gutura ahandi hantu mu gihugu tutazi, ahera ahandi hantu tutazi. Yes, nababwiraga ko tariki ya 11 Gashyantare aribwo iyi bisi n'ubundi yakoze accident ihitana abarenga 20, abandi bajyanwa mu bitaro bitandukanye. N'uyu munsi wa none ibikomeye n'intimba mu mitima y'abantu biracyabashengura kandi biracyabarya. Kora subscribe, like, share na comment. Amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe 5 kuri 5. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Andi makuru tuze guhura ku gicamunsi cy'uyu munsi wa none mu masaha ari imbere, aho turaba tubagezaho urubanza rwa Bishop cyangwa se musenyeri cyangwa nyiri cyubahiro musenyeri w'Abangirikani Mugisha Samuel arasomerwa saa 9 zuzuye. Ese arataha cyangwa araguma muri gereza? Saa 9 turaba duhari live 5 kuri 5 kugira ngo dukurikirane isomwa ry'uru rubanza, dore ko yasabwe ifungwa n'ifungura. Kandi ibi birashoboka kuba afite kwizera ku masengesho mumaze iminsi muri gusenga. Katurebe ko Bishop Mugisha Samuel tuza kumubona arekuwe kuri aya masaha ya saa 9 nk'uko byatangajwe n'urukiko rw'ibanze rwa Musanze. Mwakoze kubana natwe kuri Iris Rwanda TV, murakoze cyane.